kuko bizaba ari akaga gakomeye cyane, gakomeye karenze kwemera ku muntu uzasigara nyuma y'izamuka ry'itorero. Ariko bizaba noneho akaga gakomeye, ibyago bitigeze bibaho, ibyago birenze ibindi byago byose byabaye ku isi ku mukristo. Unyumve neza, bizaba ari akaga, bizaba ari umubabaro, bizaba ari agahinda, bizaba ari ishyano, bizaba ari Mana we, ntibikabe ku mukristo uzasigara yumvishe Kristo nk'umwami n'umukiza, igitondo kimwe aramwakira, igitondo kimwe agendana nawe, ariko mu rugendo ararangara. Yatangiye neza, akomeza neza, ariko arangiza nabi. Izaba ari akaga gakomeye. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese ukudukurikira, ukubana natwe buri munsi. Imana iguha umugisha. Nawe unkurikiye bwa mbere, nawe Imana iguha umugisha. Nawe uzankurikira ikindi gihe, Imana iguha umugisha. Ndashima Imana kongera kuza kubagezaho ubutumwa kuri uyu munsi. Nitwa Patrick Kamanzi. Ku batanzi, ndubatse, nge n'umufasha wanjye, dufite abana batatu, aho nabo Imana ibaha umugisha aho bari. Ntatinze, reka dusenge Imana kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwami Yesu, twongeye gushima izina ryawe mu buryo bukomeye, kuko n'ubuntu wongeye kutugirira kugira ngo tubashe gusangira ijambo n'abavandimwe. Mwuka wera w'Imana ngwino uyobore gahunda, uganiriza ubwoko bwawe. Iyi ni teme ikomeye, Mana nziza, umuntu wese akeneye kumva. Umuntu yaba yizeye ko azazamuka n'itorero, yaba atabyizeye, yaba atanabizi, iyi ni isomo rusange ireba abantu muri rusange. Umugisha umuntu wese wakurikiye cyangwa se uri bukurikira ubutumwa, kandi Mwami mwiza, uyobore gahunda zose mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe muri Kristo, aho muri mu bihugu byose hirya no hino ku isi, Imana ikomeze ibagirire neza. Nkuko inyigisho iheruka yavugaga ku izamuka ry'itorero, murabyibuka. Abatabashije kuyibona, mujye kuri YouTube wandike les 12 ouvriers, les 12 les 12 ouvriers. Wandike nkuko urimo kubisoma kuri ekran yawe, wandike muri YouTube, uraza kubona inyigisho zitandukanye nagiye ntambutsa, kandi uraza kubona n'inyigisho yabanjirije iyi ngiyi yiswe izamuka ry'itorero, aho nasobanuye neza ibijyanye no kuzamuka kw'itorero ry'Imana mbere y'uko amakuba akubitiye isi. Imana izabicungure, Imana izabanza ikureyo, izamure abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi bagasoza urugendo neza. Noneho iki ni igice kindi, ntago ari suite yayo, ariko ni ikindi gice cyunganira iriya nyigisho, kuko niba mubyibuka narangije mbabwira nti ese hari umuntu ushobora kwibaza ati se abazasigara nyuma y'itorero bazabigenza gute? Hari andi mahirwe nyuma yo kuzamuka kw'itorero, kuko hari abakristo bazasigara, hari n'abatizeye Imana bazasigara, hari n'abanyamadini bazasigara. Abanyamadini ni babandi batemera ko izamuka ry'itorero rizabaho, kuko ni benshi. Hari amadini atandukanye, ntashobora kuvuga mu mazina, bariyizi, batemera ko ibi bintu bizabaho. Bo bavuga ko ibyo bintu ni inzozi, nta nubwo bishoboka. Ariko icyo gihe bazabyemera, kuko bazaba bamaze kubibona, amakuru azabageraho, ni ibintu bizaba isi yose irimo kubireba. Noneho muri ako kanya bazakanguka, bamenye bati ibyo batubwiye burya birabaye.
niyo mpamvu ubutumwa bw'uyu munsi bureba umuntu wese. Simvuze ngo bureba gusa abantu bazazamuka, kuko hari abazazamuka hari n'abazasigara, ariko ubwo butumwa burareba umuntu wese ukiri ku isi muri aka kanya, muri aya masaha turimo kuganira. Burakureba, burandeba, kuko impanda ntiravuga. Birashoboka ko ushobora gukurikira ubutumwa ejo impanda ikavuga ugasigara. Birashoboka ko ushobora gukurikira ubutumwa ejo impanda ikavuga ukazamuka. Ni ukuvuga ko tukiri hano ku isi twese ubutumwa buratureba. Kuko mwasomye titre iravuga ngo uzabigenza gute uramutse usigaye nyuma y'izamuka ry'itorero riri hafi kuba. Dore ibanga. Iri ni ibanga ngiye kukumenera kugira ngo ubashe kumenya uburyo ki uzabyitwaramo uramutse usigaye. Ni ukuri ushobora gukurikira ukavuga uti se ntago nzasigara, nzakora ibishoboka byose nzamuke. Nicyo cyifuzo cya buri wese, nanjye nicyo cyifuzo ko ntihazagira umuntu n'umwe ukurikirana ubutumwa cyangwa se wakurikiye ubundi butumwa cyangwa se wavutse ubwa kabiri impanda izavuga ngo sigare. Twese dukora ibishoboka, duharanira icyo kintu kugira ngo impanda y'Uwiteka nivuga twese tuzagende, kuko bizaba ari akaga gakomeye cyane, gakomeye karenze kwemera ku muntu uzasigara nyuma y'izamuka ry'itorero. Ariko bizaba noneho akaga gakomeye, ibyago bitigeze bibaho, ibyago birenze ibindi byago byose byabaye ku isi. Ku mukristo, unyumve neza, bizaba ari akaga, bizaba ari umubabaro, bizaba ari agahinda, bizaba ari ishyano, bizaba ari Mana we, ntibikabe. Ku mukristo uzasigara yumvishe Kristo nk'umwami n'umukiza, igitondo kimwe aramwakira, igitondo kimwe agendana nawe, ariko mu rugendo ararangara. Yatangiye neza, akomeza neza, ariko arangiza nabi. Izaba ari akaga gakomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Niba ufite Bibiliya yawe, fungura mu byahishuwe Yohana, ibice ni 20, ibice 20 ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Bazazuka bimane na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Yesu ashimwe. Aha turabona inkuru y'abantu bazutse bimana na Kristo imyaka 1000. Nkuko nabibasobanuriye mu nyigisho ya mbere, hari umunsi uzagera, simbisubiramo, nushaka ukurikire video yabanjirije iyi ngiyi. Hari umunsi twese kuri iyi si, ngiye hano nicaye ndimo kuvuga ubutumwa imbere ya kamera, ndi mu nzu, wowe urimo kunkurikira uri imbere ya telefoni yawe cyangwa mbere y'imashini yawe, sinzi uburyo urimo gukoresha ukurikira ubutumwa cyangwa se ukurikira ibindi bintu. Abandi bari mu masoko muri aya masaha, kuko bamwe ni kumanywa, abandi ni nijoro. Abandi bari mu maduka, abandi bari mu bitaro, abandi bari muri stade bareba imipira, abandi bari mu tubare, abandi bari mu tubyiniro, abandi bari mu nsengero, abandi bari mu manama akomeye, abayobozi b'ibihugu bari mu manama y'abaministre. Ni ukuvuga ubuzima bwa buri munsi burimo kugenda uko bugenda.
bamwe bari mu ndege, abandi bari muri train, abandi bari mu mabisi, abandi bari mu mamodoka asanzwe, abandi bari ku maguru barimo kugenda, abandi bari ku mamoto, abandi bari ku magare, abandi bari mu mashuri. Ni ukuvuga ubuzima burimo kugenda bwa buri munsi mu kanya ko guhumya no guhumura. Ku isi yose impanda y'Uwiteka ivuge. Iyo mpanda yumvwe gusa n'abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakeza ibishura byabo, bagakomeza urugendo bambaye imyambaro yera, ariyo mirimo myiza, ari ibintu biranga abakristo, kugendera mu gakiza ugasoza neza urugendo rwawe, cyangwa se ukagakomeza kugeza umunsi impanda izavuga. Noneho muri ako kanya impanda nivuga, Bibiliya iravuga ngo abapfuye muri Kristo, abapfanye na Kristo, donc abapfuye muri Yesu Kristo bazazuka, bahindurwe, bambare indi mibiri, natwe tuzaba tukiriho ako kanya duhindurwe, dusanganire umwami Yesu mu kirere. Ibyo nabisobanuye yose mbisubiramo. Noneho isi ihuye n'akaga gakomeye kuko izamuka rirabaye. Impanda yavuze, abantu ibihumbi, miliyoni na miliyoni ku isi yose, abakuru, batoye, abasaza, abakecuru, impinja, abana bato bataramenya icyaha, abagabo babuza abagore, abagore babuza abagabo, ababyeyi babuza abana, abana babuza ababyeyi, abashumba babuza abakristo, abakristo babuza abashumba, abayobozi b'ibihugu babuza abaministre, abaministre babuza abayobozi, abakuru b'ingabo bamwe na bamwe bagiye, ingabo zisigaye zonyine ku rugamba. Hazaba hari confusion ikomeye cyane, impanuka hirya no hino ku isi kuko abashoferi benshi bazamutse, amamodoka aragonze, impanuka z'indege zitandukanye kuko abapilote bazamutse, indege zamanutse, amato nuko, amatrain nuko, ibinyabiziga bitandukanye, amamoto ibihumbi n'ibihumbi mu mihanda. Murumva ambuteyage zabiri mu mihanda kubera impanuka, kandi si mu gihugu kimwe, ni ku isi yose. Ako kaga kabaye ku isi. Noneho muri ako kanya amakuru yose nta kindi avuga, n'abantu babuze, n'impanuka, n'abantu bapfuye, hazapfa abantu benshi batabarika kubera izo mpanuka zizaba. Tekereza nk'iyi mihanda y'ino ama-autoroute n'ukuntu abantu birukanka, amamodoka nk'ijana kuri autoroute imwe, abashoferi barazamutse, ayo mamodoka n'ukugongana imwe ku yindi, n'impfu gusa, nta yindi, nta ambulance zizaba zihari zitwara abantu kuko ntizizabona aho zica. Helicopter ziriya zitabara, ziriya zikora imirimo ya ambulance zizamanukira he? Kuko imihanda izaba yuzuye impfu, yuzuye amamodoka, yuzuye amamoto, yuzuye ibiki, byagonganye, byuriranye, ari akavuyo gakomeye katigeze kabaho kuva isi yaremwa. Intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi ntabwo yigeze igeza ku kaga cyangwa se ku madega angana nibizabaho icyo gihe. Noneho ako kaga kose kateye si mu Bubiligi gusa, mu Bufaransa nuko, muri Amerika nuko, muri Canada nuko, muri Tanzania nuko, mu Rwanda nuko, i Burundi nuko, muri Kenya nuko, muri Mozambique nuko, muri Malawi nuko, muri Congo nuko, muri Swaziland nuko, muri Australia nuko, mu Bushinwa nuko, mu Burusiya nuko, muri Nigeria nuko. Donc arakavuyo total. Nta modoka n'imwe irimo kugenda kubera ko imihanda yuzuye impanuka gusa. Kandi Imana ifite strategy yayo, uburyo ki irimo gutegura bavuga ubutumwa bw'imperuka, ku buryo impanda izajya kuvuga yewe abantu bakijijwe mu buryo udashobora gutekereza. Ko Imana ifite strategy, nta muntu ishaka ko arimbuka keretse umwana wo kurimbuka. Ni ukuvuga hari n'uzakizwa aka kanya mu isegonda imwe amaze kwatura
akamwitura akavuga ati mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ako kanya kimara kwatura, kimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi yaraye mu tubare, yaraye wenda mu busambanyi, yaraye mu bujura, yaraye yishe umuntu, yaraye yakoze amafuti akomeye kubera yarakiri mu mubiri w'icyaha. Ariko ijambo ry'Imana riramumanukira nka cya gisambo cyo ku musaraba. Kiriya ni ikimenyetso Kristo yashatse kutwereka ko yewe mu gihe cyose ukiri kuri iyi si utarava mu mwuka, ubwenge bwawe bukagaruka, ukaba nka wa mwana w'ikirara. Bibiliya itubwira ngo il était revenu à lui-même, ngo yigarutsemo arisuzuma asanga ko yacumuye kuri data, 2 acumura kuri se, 3 agomba guhaguruka akajya gusanga papa we akamusaba imbabazi, akamwinginga, akamutakambira. Icyamuteye ibyo ngibyo nuko yisubiyemo arisuzuma asanga yakoze amakosa menshi akwiriye kwihana. Cya gisambo cyasanze kuko ari ikinyabyaha, ari umunyabyaha. Ku munota wa nyuma aravuga ati mwami, ati nubwo twebwe turi hano twe turazira ibyaha twakoze, ariko wowe ntacyo uzira, basi unyibuke gusa, nugerayo unyibuke. Umwami aramubwira ati umva, uyu munsi, nta nubwo yamubwiye ngo ejo, ntabwo yamubwiye ngo ejo, yaramubwiye ngo uyu munsi mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko kwihana, nubwo waba warakoze amakosa angana gute, nubwo waba warakoze ibyaha bingana gute, ariko ubumuntu bukakugarukamo, ukibuka kuri umunyabyaha, ukihana, ugasaba imbabazi Imana, Imana irakubabarira. Bya bindi wakoze byose bikibagirana, urupapuro rukurega rugahinduka umweru ako kanya. Nubwo abantu bakomeza bavuga ngo cya kinyabyaha iki, bakagucira urubanza, Imana irabyibagirwa. Ni nk'inzozi. Imana kuyibutsa ibyaha by'umuntu yejejwe n'amaraso ya Yesu, Imana ntiba yumva ibyo ari byo. Kuko iyo watuye Yesu, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iyo wihanye, Imana ikuraho bya byaha byatukuraga tukutuku, ibihindura umweru nka sheregi. Urupapuro rwawe rukaba umweru nka sheregi mu kanya ko guhumya no guhumura. Bene abo ngabo bazazamuka mu isegonda imwe, bazamuke. Yaba ari mu modoka, ashobora kuba arimo kugenda mu modoka yaraye mu byaha, yumva kuri radio ubutumwa, yumva ubuhamya bw'umuntu arimo kuvuga ukuntu yakijijwe, arimo kuvuga ukuntu Imana yamubabariye. Muri ako kanya ari muri iyo modoka akavuga ati ariko se ibintu maze mu myaka, ibintu maze mu gihe, ibi bintu birimo kunjyana. Ako kanya akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwe, mu isegonda imwe impande kavuga mu kanya ko guhumya no guhumura, umubiri we ugahinduka, akambara umubiri utabora, agasanga ari umwami mu kirere. Ibyo ni ibintu bizabaho hirya no hino ku isi. Amen. Umuyisilamu azaba ari muri musigiti, ari mu musigiti yunamye, yibuka ijambo yumvise kuri radio cyangwa iki, avuga ati ariko ibi bintu ndimo ni Imana nsenga cyangwa nsenga bayari. Ako kanya yibuka umuntu wamubwiye Kristo, muri ako kanya avuga ati ariko mwami, nubwo mfukamya, reka nemerere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mwami Yesu unyakire. Na ya myambaro ye byose bapfukamye, kwa kundi bapfukama hasi barimo gusenga, ako kanya yibuke ko hari umukiza wamupfiriye ku musaraba. Ntiyabyemeraga, ariko ako kanya arabyibutse ko hari umuntu wigeze kumubwira. Uko niko umwuka wera azajya akora. Kuko yahuye n'umuntu mu isoko amubwiraho iby'agakiza ka Kristo, ako kanya azibuka ari aho ngaho. Namara kwibuka ahindurwe, plutôt asaba imbabazi. Namara gusaba imbabazi avuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye, umbabarire, ndemeye nubwo ndi hano mu musigiti, ndemeye, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ako kanya hari abahaji, hari abajate, abamufti bari aho ngaho. Ntabwo Imana izategereza ngo abanze asohoke agere mu rugo, no. Ako kanya ya makanzu, za ngofero zizasigara aho ngaho, ahindurwe, yambara umubiri utabura, azamuka. Abantu bari aho, abandi bagenzi be bari aho ngaho, bibaze ibyabaye. Inkuru biragiye, bafungure radio bumve
amakuru ku isi yose nicyo arimo kuvuga, televiziyo nicyo, WhatsApp, Facebook, Twitter n'ibiki byose nta kindi kirimo kuvugwa n'abantu babuze. Noneho urumva ko bizaba ari akaga gakomeye cyane hirya no hino ku isi. Noneho muri ako kanya ari akaga gakomeye, hari abazaba basigaye. Noneho itorero ryagiye, isegonda imwe nyuma y'uko itorero ryagiye, umukristo niwe uzamenya wa mbere ko itorero ryagiye. Azabyiyumvamo, azabyibuka, azarira aboroge, atakambe, asaba Imana niba bishoboka ko Imana imwongera amahirwe ya kabiri, ariko bizaba bitagishobotse. Namara kubyibuka ako kanya, icyo azakora ni iki? Ni ukwirukanka hirya no hino, ajye mu rusengero, so atasangemo pasiteri nawe arimo ararira nawe yasigaye, cyangwa asange pasiteri yajya ahasanga abandi bakristo basenga nagati byagenze ko tate nuko byagenze nanjye nasigaye. Bizaba ari umuborogo, bizaba ari akaga gakomeye karenze urugero. Noneho nyuma y'isegonda imwe, nyuma y'umunota umwe, nyuma y'iminota 5, nyuma y'iminota 10, uko umwanya uzagenda urenga, niko abakristo hirya no hino ku isi mu gihugu bazagenda baterana bababaye, bafite agahinda kenshi cyane kuba basigaye. Noneho hazaba hari akavuyo. Isi, umuyobozi mukuru w'igihugu, abayobozi batandukanye b'ibihugu nta jambo bafite, ntibazi uko ibintu byagenze. Inama yawe niterane ishaka igisubizo kibure, inama z'ibihugu bitandukanye bashaka ibisubizo babibure, bagume muri ako kavuyo mu buryo buteye ubwoba, kugeza ubwo hazaza uriya mugabo azaza guhumuriza abantu ababwira ko rwose ni mwihangane, ibi bintu byabaye ntago ari ibyo ngibyo barimo kuvuga ngo itorero ryazamutse ngo abakristo bagiye, no, ngo bari abantu bimuriwe ahandi. Hazaba ibinyoma by'ubwoko bwose bushoboka kugira ngo bumvishe abatuye isi y'icyo gihe ko atari Imana yabikoze, ahubwo ari nka Satani, ari nk'ikindi kintu cyabatwaye kujya kubahana cyangwa iki, ariko ntibazemera ko ari Imana yabikoze. Ntibazemera, bazakora ibishoboka byose kugira ngo kuri baguhishe, ntihagire umuntu wemera ko ari Imana yatwaye bari abantu. Noneho mukristo uzaba wasigaye, bizaba ari akaga gakomeye cyane, ari umuborogo utigeze ubaho kuva isi yaremwa. Noneho kubera umwuka w'ubushukanyi uzaba uriho, n'imbaraga z'ikuzimu zizaba zirimo gukorera muri wa mugabo ari uriya antikristo azaza icyo gihe. Noneho azaba ahagurutse n'ububasha n'ubushobozi, ashaka guhumuriza isi, kuyumvisha ko ibyabaye rwose nta kibazo, afite control, abifite mu biganza, arimo kugenga byose, arimo gukontrola. Azumvisha abantu ko rwose nimuze mutuze muhumure, tuzaho bagiye, babahe amayira adasobanutse. Noneho narangiza nibwo azatangira gushaka gutegeka abantu mu buryo bukomeye, kubajyana kubumvisha ko ari we Mana, kuko azaba afite umuhanuzi w'ibinyoma umushigikiye, babumvishe ko ibyo byose byabaye, bo bagiye gukemura icyo kibazo. Bene data, azayobora isi mwemere kubw'ibitangaza n'ibimenyetso bazakora, ngo bazamanura n'imiriro iva mu ijuru. Ibitangaza bizaba biri bikomeye mu buryo bw'imbaraga z'ikuzimu, ku buryo n'abazaba bariho kuri icyo gihe ku isi bazavuga bati wow, kuko isi izaba iri mu mubabaro ukomeye urenze kwemera, utigeze ubaho. Umuntu wese azaba ariho azaba akeneye guhumurizwa, yumve bamuha ijambo ry'ihumure, bamubwire bati ibintu bimeze gutya, abantu tuzaho bagiye, ibintu bidasobanutse. Noneho aje abahumurize n'ibitangaza n'ibimenyetso, baze kubona bati wow, ya Mana twaburaga ngiyi irabonetse. Muvandimwe, noneho namara gukora gutyo, ashyireho system sasa y'ukuntu agiye kwitwa Imana. Isi yose igomba kumupfukamira, abami n'abakomeye, aboroheje n'abize n'abatize, bimbata n'abumudendezo, bose bagomba kumupfukamira. Icyo gihe sasa ategeke ku isi yose iterwaho ikimenyetso 666 cya bagitereye ku gahanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo. Icyo gihe uzanga wese kucyakira azahita
acibwa umutwe, atotezwa, yicwa urubozo, akorerwe iyicwa rubozo mu buryo bukomeye. Baba Kristo basigaye muvandimwe, umukristo uzasigara ku isi, icyo gihe kikagusanga uri kuri iyi si, itorero ryagiye, ugeze mu bihuhuye, noneho n'ibyo byose turimo kuvuga, confusion, ubwoba, kudasobanukirwa ibintu, haze ihumure riturutse mu bazaba bayoboye isi. Icyo gihe uzahagarare ku maguru yawe abiri, wibuke ko ugifite andi mahirwe. Rya jambo nasorejeho mvuga ni ese hari andi mahirwe? Andi mahirwe ariho. Itandukaniro ni irihe? Nuko abazaba bazamutse n'itorero tuzaba twagiye kubw'ubuntu bwa Kristo, kubw'agakiza, kubw'amaraso Yesu Kristo yameniye ku musaraba. Ariko abazabona ijuru nyuma y'izamuka ry'itorero, abazabona ijuru ku gihe cya Antikristo, ibwo Antikristo azatoteza abantu mu buryo bukomeye cyane, bazabona ijuru batanze amaraso yabo, ikiguzi cyabo. Ushobora kuvuga uti kuki ndimo kuvuga ngo twebwe tuzazamuka? Ese nzi gute ko nzazamuka? Muvandimwe, yaba wowe unkurikira, yaba njyewe, duharanire icyo kintu, dutunganye inzira zacu mu buryo bwose bushoboka. Turi mu bihe n'impumyi irimo kubibona ko ibi bihe ntibisanzwe, ko igihe kirangiye, ko hagiye kuza ikindi gihe isi yose itegereje kureba. Tumeze nk'abagore batwite, igihe cyo kubyara cyageze, amezi 9 yageze, igisigaye gusa nuko tujya kubise wundi umwana agasohoka. Noneho nge nawe duharanira icyo kintu. Niyo mpamvu mfite gushira amanga kuvuga nti twebwe tuzaba twazamutse, ngewe n'abandi tuzaba twazamutse, kuko ndabiharanira kandi nzakora uko nshoboye mbiharanire. Amen. Niba igihe cyahise kitarantwaye, ikiri imbere ntabwo kizantwara. Mfite ibyo byiringiro kandi ndasenga Imana amanywa na nijoro inshoboze. Kubwanjye sinashobora, ariko kubw'ubuntu bwayo, kubw'urukundo rwayo, kubw'imbabazi zayo nzashobora. Uzashobora mu izina rya Yesu. Noneho abazaba basigaye icyo gihe hazabaho itotezwa rikomeye. Uzahagarare, ntuzemere na gato gutwarwa n'ibizaba bitwara isi, ntuzemere na gato gukubitika n'ibintu bizaba birimo gukubita isi, ntuzemere. Yego bazagufata, gusa umenye ko bizaba ari ibihe bitoroshye muvandimwe, bizaba ari ibihe bitoroshye. Abakristo bose bazanga, bavuge bati twebwe ntago dufata ikimenyetso cy'inyamaswa, turanze turakomeza kuramya umwami wacu Yesu Kristo. Bazajya babateranya buri gihugu, ni ku isi yose, nk'uko iki cyorezo cyugarije isi. Iyi ni ishusho irimo kuduha picture cyangwa se ishusho cyangwa ifoto y'ibizaba mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu muri iki gihe cy'iki cyorezo, inkingo, ibiki byose, movement politique irimo kutujyanamo, mpora mbasaba buri munsi, kanura muvandimwe, nkanure. Ntago ari ibisanzwe, ntago ari cya cyorezo ngo ni indwara nk'izindi ndwara zagiye ziza zisanzwe. Iyi ni plan yapanzwe imyaka n'imyaka irarenze. Ikibabaje nuko itorero dusinziriye mu buryo bukomeye cyane, kuko icyo gihe iyo pressure yose izaba iriho mu buryo bukomeye. Nibarangiza abakristo bose babateranyiriza ahantu hamwe, abazaba banze politiki ya Antikristo, bakanga cya kimenyetso, kubateraho cya kimenyetso ku ruhanga cyangwa ku kiganza, bafata umukristo witwa nde, Apollinaire cyangwa se Gihozo cyangwa se simbizi runaka, Abdul cyangwa icyo gihe Abdul azaba yakijijwe ariko yarasigaye. Noneho bati bite, urakira ikimenyetso? Ati reka da ntacyo nakira. Bafata ugutwi bace, urakira ikimenyetso? Ati reka da ntacyo mfata. Bafate intuza ukuboko baguce, urakira ikimenyetso? Ati ntacyo nakira. Bafate ukuboko baguce, urakira ikimenyetso? Bafate akaguru bagace, urakira? Ati reka ntago ndi bwakire. Bagutoteze, bakureho akantu kamwe, bakureho izuru bace, bafate intuza ugutwi baguce, bafate umunwa bawuce,
bafate ibere barice, bafate intoki bazice, kugutoteza mpaka ku isegonda ya nyuma kugira ngo wemere. Ikibabaje, hari abazemera bamaze gucibwa amaboko, bamaze gucibwa amaguru kubera umubabaro mwinshi cyane, bavuga turemeye, bagutere kandi uri ikimuga. Hari abazemera basigaje wenda igihimba cyonyine, ibindi babicagaguye, ariko ku munota wa nyuma abona umubabaro urarenze kwemera, yemere. Hari uwo bazaca agatwi kamwe gusa, aka kamwe gusa, mumbabarire, ndakiriye, bagende batere icyo gikashi. Hari n'undi bazamwegera gusa bataranamugeraho, bamwereke niba ari icyuma, niba ari imashini, kata uremera, ntabwo ndemeye, bizaba bikomeye. Nta mbaraga z'umwuka wera uzaba ufite zigushigikira guhangana n'ibyo bihe. Niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka mu gihe nk'iki ngiki, imbaraga z'umwuka wera zigihari. Amen. Noneho dukora ibishoboka byose. Noneho bazafata abantu tuvuge nka 50, babaryamika aho ngaho, bahamagare umwe, bahere ku wa mbere, urakira ikimenyetso cyangwa ntucyakira? Ntago nyakira. Batemagure, bice, barambika aho ngaho, ureba amaraso aratembye. Uzabona uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu ukiresista, utitira. Niba kugera ni mu ntere, nta kibazo, ndemeye, bizaba bikomeye. Ariko hari abandi nubwo bazabereka ibyo byose, agahinda bazaba bagize, basogongeye, itorero ryazamutse, ako gahinda ntacyo bazakanganyisha nacyo, kuko ako gahinda bazavuga ati ako numvise, agahinda numvise, ndemera mfe aho kuzabura ijuru. Uko niko bazica abakristo benshi. Hari benshi bazavuga bati nubwo mwadutoteza mute, bacugutwi avuga ati ntacyo mfata, bacukuguru ntacyo mfata, bacukuboko bati nta kimenyetso cyanyu mfata. Barangije bamwice, acungurwe n'amaraso ye, abandi bamwice, bacungurwe n'amaraso ye. Abo ngabo bose bazapfa muri icyo gihe banze kwakira ikimenyetso cya Satani. Abazapfa icyo gihe kitotezwa rikomeye, la grande tribulation, icyo gihe bose Yesu nagaruka n'ingabo ze, aje kurwanya Antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma, nanuza n'ingabo na guverinoma yose izaba imurwanya, irwanya Imana. Amanutse, azamanuka aje gukuraho ingoma ya Satani. Bibiliya iratubwira ngo azamanuka n'ingabo ze. Nibagera mu kirere, marayika azaba afite umunyururu munini, afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu. Azabanza abohe Satani, afungura ikuzimu, afate wa mwanzi ari we wa mugoma, ari cyo cya kiyoka cyahangayikishije isi, jugunye kuzimu. Ububasha bwe buzaba burangiriye aho ngaho. Mwami Yesu, haleluya. Ububasha bwe buzaba burangiriye aho ngaho, fini termine, ajugunye kuzimu. Noneho azamanuka, umva ubugome bwa Satani ukuntu yabeshye umuhanuzi w'ibinyoma, abeshya Antikristo ko ari ibikomangoma, kumbe wapi nta n'utubaraga bifitiye. Bazafata Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, babajugunya apana ikuzimu, bo bajugunye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Bo bazabanziriza Satani, kuko Satani azabohwa imyaka 1000, azafungwa muri iyo gereza imyaka 1000. Imyaka 1000 nishira, azabohorwa akanya gatoya kubw'impamvu tuzavugaho mu gihe kiri imbere. Noneho umuhanuzi w'ibinyoma, Antikristo, bafatwe, bajugunywe mu nyanja. Nibo bazabanziriza kwinjira mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazababazwa iteka ryose, amanywa na nijoro. Satani azabasangamo nyuma y'imyaka 1000 nyuma. Urumva, abo yashutse nibo bazamubanza ikuzimu. Urumva ubwo bugome vraiment,
niyo mpamvu gukorera satani nta kamaro, nta mpamvu. Ahemba nabi, ni umwambuzi, ni umuriganya, ni ubusa, nta mpamvu yo kumukorera. Ako kanya babajugunyemo, noneho ba bandi bapfuye, abo ngabo bose bazaba bapfuye bazuke. Bibiliya iravuga ngo ni umuzuko wa mbere, nk'uko twabisomye, niwo muzuko wa mbere. Nibazuka bimane na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Bazazuka nabo bambare imibiri itabora, bien sûr, kuko iyi mibiri yacu isanzwe ntabwo izajya mu bwami bw'Imana, ko Yesu azaba yamanutse n'ingabo ze, amanukanye n'itorero ryazamutse naryo rizaba ryamanutse, hanyuma hamwe na ba bandi baciwe uduhanga, baciwe imitwe, bose twese hamwe twima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi n'umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Imana igufashe cyane, ntuzabure kuri iyo rendez-vous. Video ikurikira Imana nidufasha nzasobanura neza noneho iyo myaka 1000 uko bizaba bimeze, na nyuma yaho uko bizaba bimeze. Imana ikugirire neza, Imana ibane nawe, uharanira ikintu cyose kizatuma umwami Yesu navuze impanda twese tuzazamuke tumusanganire. Haleluya. Ntuzabure kuri iyo rendez-vous mwene data, sinzabure kuri iyo rendez-vous, kuko ibizaba nyuma nta mwana w'umuntu uzabasha kubyihanganira. Bizaba bikomeye, bigoye cyane, ku buryo benshi ikibabaje hari abazasigara nyuma y'itorero, ndetse na nyuma ya Antikristo nabyo batsembwe, plutôt bagwe mu mutego wa Antikristo, bemere cya kimenyetso. Urazi ko uri umukristo, itorero rikagusiga, itorero ryamara kugusiga, na Antikristo akagufata akagutera na cya kimenyetso, noneho ugapfira burundu, ukazajyana nawe ikuzimu muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuko. Nakaga gakomeye, uzakubitwa izakabwana mu buryo zirenze n'izakabwana, uzahura n'ingorane zikomeye cyane, birababaje. Niyo mpamvu bavandimwe duharanira icyo kintu mu izina rya Yesu Kristo. Mu gusoza muvandimwe, wowe ukurikira ubutumwa, wenda birashoboka ko utaraha Yesu Kristo ubugingo bwawe ngo akubere umwami n'umukiza. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa data atamujyanye, nta yindi nzira, nta nizabaho, nta yabayeho ijyana umuntu kwa data atari Yesu Kristo umujyanye. Subiramo iri sengesho niba ushaka gukizwa, ushaka kwatura, ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Subiramo iri sengesho uvuga uti: Mwami Yesu, nje imbere y'ubwiza bwawe, nje imbere y'imbabazi zawe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Umbabarire ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaza gutwara abawe nanjye sinzabure. Umbere Imana, nkubere umwana, mu izina rya Yesu, amen. Nawe wagize intege nke, ukaba ushaka guhaguruka kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo ukomeze utunganye inzira zawe mu gihe gikwiriye, impanda nivuga, yewe ntuzaburemo. Erega si impanda gusa, hari n'urupfu rutunguranye. Hari umuntu ava kuri iyi si mu buryo bubiri: impanda cyangwa se urupfu. Urupfu nirwo tumenyereye, urutwara abantu umunsi ku wundi hirya no hino. Iyo ni inzira imwe ya mbere itwara umuntu swat mu ijuru cyangwa ikuzimu. Niyo mpamvu byose umuntu abitegura ari hano ku isi. Usenge, Imana igufashe, amaraso ya Yesu agutwikire, Mwuka Wera yongera cyane muri wowe, uhaguruke utunganye ubugingo bwawe mu izina rya Yesu, kandi ukorera Imana. Kuko kuri wa munsi tuzabazwa byinshi nitudakora inshingano Imana yaduhaye hano ku isi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Wundi wapfuye akazuka, aherutse kunsura.